Mwiriwe neza. Nabonye hari n'abantu benshi bakomezaga kumbaza inbox kuri ibi bintu. Nabonye hari n'amawudiyo yagiye atambukamo babeshya, sinzi audio yaciyemo ivuga ngo nugira ngo kuri ya call for auction hama ugatsinda domain runaka ngo shares ngo nk'iza Amazon ngo cyangwa iki ngo wajya ngo buri transaction yose wakozeho ngo sinzi ibintu numvishe. Umugabo witwa Bosco yasaga naho abeshya community. Yatubeshye amakuru makenya atariho ivumbi ko ibintu biteye. Urabona mu buzima busanzwe twakoreshaga internet, twakoreshaga iyo bita .com, uwagiraga urubuga wese cyangwa se konti cyangwa se website, yaba ari facebook.com, email.com, amazon.com, mtn.com, beneri.com, runaka.com, kubera ko .com ni ya Microsoft. Urazi ko higeze kubaho reka ndeke kujya ku bindi bya mbere. None iyo yari web kabiri. Ubwo iby'ama web n'ibindi ni indi nkuru, ariko ni nk'uko bavuga ngo reka tuvuge kuri generation 4G, 2G, 3G, 1G kugeza ubwo turi kuri 5G n'abageze kuri 6G ku muvuduko wa internet. None ibi by'ama web nabyo ni irindi tandukaniro nyine, ni ku ma web. Ubwo rero iyi web gatatu ihari iri strong ni ya Pi network. Niwe mwami wa web gatatu, niwe nyiri web gatatu. Noneho hamwe hari .com hazajya haba hari .p. Ubwo nuko bimeze kugeza igihe azazira wenda web 4.5. Ibyo ntabwo ari ibintu bucya ngo bite bikwitura hejuru. Ano bavugira ngo projet ya Pi network ni projet ikintu kitoroshye. Tuve muri bya bihuha byaba bandi bibaga babwira Joseph uyu munsi irabaye, amasaha ya nayo, ibyo twarabirenze. Gusa ikintu gihari ni kimwe, Pi ugomba kuyikoresha neza, ukayikipingaho, ukayisigasira, kuko niwo murage w'abazagukomokaho. Nta kindi dufite kuzaraga abantu bacu sibye Pi. Ubizi arabizi. Izindi coin uzumva zicaracara ni utwana. Wabonye ko Nicolas we yivugiye ngo ni Pi currency. Ubwo bavuga ko ni Pi means of exchange currency. Ubwo mu rurimi twakumva avuga urunyarwanda ni ifaranga ryitwa Pi. Ntabwo ari Pi coin, ntabwo ari Pi digital coin cyangwa crypto coin, ni Pi currency. Ibe digital, ni digital of course, ikaba na crypto, ariko ni currency ubwayo. Ako karakanyuzemo. Hanyuma rero reka dufate nk'urugero wenda hano mu Rwanda ufite Beneri, sibyo? Noneho urumva Beneri yari isanzwe ifite website yitwa beneri.com. Muri web gatatu niyikenera kujyamo, kuko nta yandi mahitamo ifite, ntabwo yakisigana muri web kabiri, izakenera kugira ya website ya beneri.p. Noneho ibi bintu rero wabonye bya domain, iyi domain nuyibatanga, urabyumva, nkanjye nkagenda nkakireyamo beneri.p, nkashyiraho pi zanjye 10, ntihagire undi muntu uza kumvangira. Iyo igihe cyayo nikigera, iyi minsi 100 baduhaye nirangira, iyo domain nzaba nyitsindiye. Ariyo twakabaye twita website yitwa Beneri muri web gatatu. Nta fake, nta konti ebyiri, nta bintu byinshi birimo, nta bintu byinshi muri web gatatu bihari. Noneho Beneri nibashaka kugira ngo bajye gucreate ya konti, bazakenera kuza hehe? Kuza kundeba, banshake, bayingureho. Sinzi niba bumva icyo kintu. Nimba nayishyize ku mapi yanjye 10, bakanzaho nyuma y'umwaka cyangwa nyuma y'imyaka ingahe, nyuma y'amezi angahe, nyuma y'iriya minsi 100, nshobora kubaca pi 100,000. Ni uburenganzira bwanjye, kuko nta yandi mahitamo bafite, nta bundi buryo bazafashwamo buhari. Ninzibaca cyangwa pi 10 ngo bazinsubize cyangwa pi 100, ninzibaca bizabasaba ko bakora iki? Bajya kuzigura, swati bazingure cye bazigure ku wundi.
sinzi nimba wumva icyo kintu. Noneho nibaramuka baziguze rero ni handi agaciro ka pi kazazamukira biturutse muri ecosystem. Nimba ngiye nkahita mbatanga nkafata Binance.p, Binance neza kuyifata njye nkashyiraho pi zanjye 10 birayisaba ko impandisha. Kugira impandisha birayisaba iki? Kuba ifite amapi. Nimba itaramayininze rero birayisaba kugura pi. Bivuze ngo pi igiye kuzamurirwa agaciro muri ubwo buryo, ubwo bwonyine bwa domaine. Za Facebook ziri bugure, ayo mabanki, buri bigo byose. Nimba na business uzi, wenda nk'urugero reka dufate nka Nyirangarama, mutange nimba ataramayininze akiri muri biriya bye by'ubucuruzi, ukubiteho Nyirangarama.p, utereko pi zawe 10 za amadolari 10 nangahe n'atanu ugejeje ku gaciro iriho ubu ngubu, witerekero wicecekere, nta wundi uri buze kurikirira iyo konti. Nyirangarama azaza kugushaka. Jyamo wikorera utuntu twinshi tw'utudomeni, cyangwa ugenda ubidinga n'utundi ugenda ubazamura. Sinzi nimba wumva icyo kintu. So ibi bintu rero nuko biteye, nuko icyo cyamunara giteye. Nuvuga ngo nimba twese duhuriye wenda kuri iyo ya Beneri tugakora, njye nkashyiraho 10, undi agashyiraho 20, undi agashyiraho 100, undi agashyiraho 1000, undi w'1000 nayitsindira, njyewe mwebwe mwatsinzwe muzasubirana izanyu. Noneho we wayitsindiye rero bazazitwara, noneho azazisubizwe ari uko yagurishije rya zina. Sinzi mba ako kantu gasobanutse. Nicyo bimaze, nuko bimeze. Ibi byose niko nabo bya Ecobank, ashobora kuba ari abantu bamenye ubwenge bari kubikora, cyangwa se akaba ari izo banki zabikoze, izo za Beneri, izo za BK, izo za MTN, bishobora gusanga ari ubwo buryo. Nuko rero icyo kintu bariho bita icyamunara, cyangwa uko ibyo bintu biteye. Nkuko ushobora nawe gukenda ugakiriya website ya hakiri kare ukayishyiraho wenda Kagabo.p hakiri kare bigihendutse bigikunda, piza zitarakubana kambaga, nyuma yaho ushobora kuzasanga wese bapandisha ko bati noneho ubu bid minimum bid ishoboka ni pi100, ni pi50, ugasanga utazifite. Ubwo rero ni ugufatirana hakiri kare. Gahunda niyo, ariko akaba ari muri strategy yo kugira ngo pi ikenerwe, itangire ikoreshwa, abantu batangire bayihige, izamurirwe agaciro. Yaje sivi zagerwaho na renke. Si uyu munsi ntabwo uzacyavuga ngo igiciro cya payi ni jesive, reka da, ifaranga rigiye kunyanyagira ubu ngubu. Amakuru nayo.